ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Wampimye wihima, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Duherukana Gloria yatazi indwara imufashe nyuma yo kunywa amazi Sugira yaramuhaye. Sugira wese witeguraga ubukwe na Mucyo kandi yarateye inda Gloria, byaje kurangira biti. Hari igihe wigira indyarya ukarya akagabuye n'akatagabuye, ukavangavanga ukajya ukagaramuka ikomanga mu gatuza uti nge runaka nzi ubwenge nzabazengereza mbatera isereri, ukazisanga nawe ufashwe n'iyo sereri. Dukurikira umukino twumva amaherezo ya Sugira n'abakunzi be Mucyo na Gloria. Ihangane natize kuza kugusimbura uyu munsi. Guhabura ku kazi ntibyari byoroshye, hari byinshi nagombaga kurangiza kugira ngo ntangire iminsi y'ikiruhuko nasabye. Nta kibazo mwize. Nakongera nka naharara rwose. Icyo nsaba Imana ni ukunkangurira umwana gusa. Mana we, use uko Gloria kwera. Ugiye kumara icyumweru utazi ibyabaye koko. Nakanguka kumva ngo akabebe ke twaragashyinguye, bizagenda bite koko mama Pio? Reka rwose n'ubusi ndabyumva mwize. Sinumva uko byagenze ngo umukobwa wanjye yisange mu bitaro avirirana. Twaraye tuvuganye ambwira ko ari amahoro. Nanjye sindabyumva rwose. Ko Gloria yari yarashwanye n'umukunzi we kuri telefone turi kumwe akaryama arakaye. Nanze kujya ku kazi ntarebye uko ameze. Kuko nubwo hari muri weekend nge nari mfite akazi. Ese natunguwe no kugera mu cyumba cye rero. Nsa Gloria ntawe urimo. Ninjira muri dushe nsanga ntawe urimo. Muhamagaye kuri telefone isonera ku buriri. Mpita mbona ko rwose yayisize pe. Numva ngize ubwoba ariko ndikomeza. Mu gihe nkigira igitekerezo cyo guhamagara Sugira, nibwo nahisemo mpamagarwa n'umusore wabana yitwa Gadi, ambwira ko bamujyanye kwa muganga. Nahise n'umutwe rwose, sinanatekereje kubikumenyesha, ubwenge bwagarutse tugeze hano ku bitaro bikuru. None se kuki wahamagawe n'umusore ubana n'uwo mugabo? Kuki atari we ubwe wamuzanye kwa muganga? Ese ubundi kuki kugeza ubu ntaramubona hano? Mbabarira umwihorere mama Pio. Twe dusenga Imana Gloria wacu akanguke. Gusa mu gushyingura Baba Miriya yari ahari. Kana kedisi. Kari kamaze kuba kana. Nakabonye mu ikarito bari bagashyizemo numva mpinze umushyitsi kuva ku birenge kugera ku mutwe. Erega haburaga iminsi mike n'inda yuzuza amezi 6. Numva yari umuntu rero. Umwana twakinaga nawe mu nda tukamuganiriza. Ndakubusize uko Gloria yazumva iyo nkuru. Gloria mwana wanjye urambabaje cyane. Ubundi koko ni iki cyakubayeho tutazi cyatumye ubura umwana wawe? Mama Pio, icyo nahamiriza Gloria nuko atigeze na rimwe ashaka kwikora mu nda. Cyamuteye kugira ibisimburagihe no kuva bikabije kuri yasinkizi pe. None ko niyumviye abaforomokazi bahwiza ngo umukobwa ungana kuri yagutinyuka akanywa imiti muvana mwinda kandi umwana yaramaze gukura mwize. Mana we, kuko ibivugo bihagazeho. Kuri Gloria ntiyabikora tewe rwose. Gloria mwana wanjye ndakwinginze ntujyane n'umwana wawe. Ayiwe ntaho wabonsize we. Dore warokotse urukomeye ubw'impanuka ikomeye yagutwaraga ababyeyi bawe. Waho kayorokoka nta n'igikomere ku mubiri wawe. Yarabimbwiye disi. Mwana wanjye. Ariko ubu sinzi icyo umuntu agomba kumubwira pe. Kuko rwose nukururetse na Gloria nanjye uriya mwana namukundaga cyane. Ubwo nugiye kurira ugatuma nanjye ndira mwiza. Umwana wa Gloria twe twarumvikanye amazina tuzamwita. Kandi nkamubyara muri batisimu. Tuvuga ko nawe umuhungu umuturanyi wacu Gilbert azamubyara muri batisimu. Ese ubwo Gilbert si wa musore udasiba hano? Yego niwe rwose. Dukodesha mu rupangu rumwe. Kuva yabimenya rero nawe arahangayitse. Impamvu n'ubu tutazanye hari inshuti ye ngo ifite ubukwe agiye mu nama. Nyirabayazana ndamushaka ariko mwize. Ndamushaka hano rwose.
nyirabayazana ninde se kandi? se umwana wa Gloria rega wabona mubaye iruhande akaba ari we umufata ibiganza gutya cyagera ku marangamutima yagakanguka. Sinyambibona muri za filime mureba se. Sugira mwihoreye mapiyo. Wabona ahubwo hageze rero wamusubiza inyuma. Kuko kuva yamutera inda ntibigeze bamerana neza nka mbere pe. Oya se. Rwose nabibonesheje amaso ku rukundo rwabo rwahise rucumbagira. Tiki. Bagahuzwa nuko hari icyo mushakaho cyaba nacyo Gloria ntamubona. Kandi uko nahamagaraga umukobwa wanjye mwishyuza ubukwe yarambwiraga ngo babirimo mwize. Urumva ari kukubwira iki? Sika guca urubanza utavugwa mu cyaha mwizerwa mwana wanjye. Ntabwo ari uguca urubanza rwose. Wabona bari babirimo koko wenda ari kwakunda abantu bagira utwo bapfa nyine kuko ari abantu. Iyo baba data we mwana we kubera guta umutwe rero nibagiye ko nagombaga kujya kwipima ikanzu y'abandi. Allo? Allo? Mwize ko twakubuje we? Iyo baba we mbabarira nabyibagiwe kubera kurwaza inshuti yanjye rwose mucyo mbabarira pe. Mana nyagasani. Ubuze turabigenza dute kuko ku minsi yagiye? Ariko se ubundi mu bakobwa muri kumwe ntawe tungana ngo anyipimire we? Ngaho nyumvira. Ndaje mwereke. Nukuri nibyo. Mbwira aho arwariye mpagusanga sibyo? Dore sinanagusuye kubera kwiruka muri gahunda z'ubukwe. ntabwo byo bunda ho wagereye urambuza kuvuga nkande urambuza kuvuga gato urinde aho kuburyo umbuza kuvuga nta nisoni urambuza kuvuga nkande ngende umuntu umugabo suye ntabwo bwawe cyane sindingegera nkawe utagira umuntu yatinyutse kwikora mu nda wahoze ubwo inkozi y'ibindi wowe ubwo uvuga bibonera ibimenyetso nta nisoni ko waturumbutse mu cyumba usanga umukobwa aribwa mu nda wigeze ubona agiye mukora amazi wamuhaye washyizemo ikisugi washyizemo iki kuki abantu ariko muri abagome warashinguye umuziranenge wari utarabona isi yitwara amaraso yawe byarakoresheje murekeraho mwese nta soni ndababwiye ngo ibyo bintu muceceke aho mwese ahumva igihe mwavugiye mwabihoreye mwatereye hejuru nta nisomo amenyera umuganga akabyaje ubu ko twahuriye aha ngaha ngo tunoze gahunda z'ubukwe bwa Sugira twahuje no uzarore turebe ko bibuze impara gucura ndababwiye ngo nisoni ndavuze ngo mwembe mugabanya amahane oya sinongera uyu urumva amafutu y'umukeka gadi nagakabya wese ugira ceceka aho ngaho nta soni wowe Sugira ni gute utinyuka kubwira Gadi ko adatashye ubukwe bwawe nta kibazo wagira niba adashaka kubutasa uragira ngo ngiye mbimuhatire ariko caga ubundi niba warakunze uriya mukobwa wamurongaye bikagira inzira kukambana y'indu ariko nabaza kumugabanya amahoro rero nababwiye ngo mugabanya amahoro utaramwangiza rwose nari kumugira uwanjye ariko yemwe wowe atazi kuri igisimba mu bantu ariko rero ndagukeka nababwiye ngo mutuze ngiye rwose kugeza ubu ngubu filime sanze ahangaha mukina sindayumva niko filime murimo gukina ngo aranshinja urupfu rw'umwana wa Gloria Gilbert wumva ngo wa Gloria vraiment nyumva ariko mw'abantu mujye mu Gloria nyine wa Gloria sha ariko rero mugabanya amahane kure umva rata Gilbert ndakumva rwose Gloria yazindukiye hanaje kureba uyu muswa wamwijeje ubukwe budahari ariko uziko nako uhuya none se umukobwa wari utendetse ni Gloria Sugi niwe nyine niwe none se Gloria muraziranye Gilbert Gloria namwizerwa n'abaturanyi banje bagira ibyago sinari mpari kuko nari nakoreye hanze ya Kigali urumva neza ariko nyigeri ni cyambere nakoze no kujya kubareba kwa muganga yaba tata we uriya mukobwa n'ubu ntarakanguka sha akanguka se wamenya doze y'uburozi nyihinge turayamuhaye ingari kandi ga ufite ikibazo nje mfite ikihe kibazo ko nange mbwangahura nazo koko oya ceceka ubwo ntigiye kubingerekaho kandi nabikugereka ko yazize kuva cyane bakabona amaraso bamwongerera bigoranye ibyo urabinzana muti atari wowe wabitembere hose ndakubaza wabikoreye iki ndakubaza koko wateye uriya mwana w'umukobwa induzi neza ko ufite undi muzabana koko mumbarize ngo ko wari wamaze gufata icyemezo cyo kutabana nawe kuki utamubwije ukuri ngo akureke agenda byara umwana we amurere wenyine murangiza ugahitamo kumumuvutsa
umva ga hari ibintu byo ntumva ga ariko ungabanyeho umuntu igihe cyose numva udashaka ariko nabasabye ngo mugabanye ikintu cyitwa amahane umva mureke mbabwire njye mumenye vuba aha ngaha rwose hari uko nimukiye mu rupangu babamo we n'inshuti ariko ni abakobwa beza kandi b'umutima cyane ariko ku buryo uriya mugenzi we yamaze kwinjira mu mutima wanjye nibwo yafatiyeho bariya bakobwa abakimeze nkabo nibakijijwe mwumva ngo ubwire cyakora niba wumva uwo mukobwa umukunda ndakwinginze nturangare ngo gucike uri kinjije yahemukiye Gloria gusa ariko rero ariko sindahabyemera sugira yaba ari we ga uyu munsi kumuzi igice cy'ibipé nawe uri umuswa uba wahereye uyu sugira muzi wese icyo yiyemeje aragikora kandi kuva kera yavuga ko atazajya umwana hanze y'urugo rwe ariko gira umuntu kuva byari byarabaye rero yagombaga gukora uko ashoboye kose none yarabikoze ariko nkubwire cyasugi ariko urambwira nkubwire ukuri guturamajwi ubundi wowe ndusha ubwenge buriya wibwira ko uhimye Gloria ariko maraso y'uriya muziranenge azagusaba ibyo koraho nibereye umwongera imivumo ga ndakwiyamira nongera ugiya sugira nteka amatwi wumve niba koko warabikoze ugomba gusaba Imana n'abantu imbabazi ariko nakoze Imana niyakubabarira naho ubundi ibyo gadavuga niko kuri amaraso arasama amaraso arasama sha noneho amaraso y'umwana wawe wari utarabona isi kubera kwikunda ariko kwikunda iki Imana ntishobora kukubabarira nuko mutase noneho njyewe ukuntu nabaye umwana mwiza cyane ngabaye umwana mwiza gute njyewe nza kuba mubi nkuko mubivuga uriya mukobwa banaramuriye n'amafaranga agasigara nyumvira ariko ibitekerezo yoho hako gasozi mana yanjye ubundi uwapfa hano nibyo ni ukuri inshuti yacu ubundi ntitwakagutahiye ubukwe ubundi wazabikura twakaguze tukabagumurorera ariko murorera ndageraho mucyo ntabwo ntabwo rwose aho ndababara cyane mwana wa uretse gatoya ugezeyo nkandi na gato ndabizi urababara ariko ihangane nawe mama rwose wumva nk'abana wajyaga kurira hariya ahantu ushaka iki koko nabonaga hasa nabereka kwiki mwana yanjye we ubu se papa w'igihe namuhamagariye ko atazi nyamara umugaruriye ubusa kunkanda gutya byanyoroherezaga rwose oya mama ugomba kujya kwa muganga rwose ntubona kuko umwanya ushira ari kubyimbirwa ubu ba mwana bagiye kuzaza gufata irembo ejo basange ncumbagurika koko gufata irembo nta kibazo mama ariko nudakira vuba ubukwe turabwigiza inyuma pe ubukwe bwanjye ntabwo bwataha ufashe imbago ndakubujije mucyo ndakubujije mwana wa ubu iyi ni shitani yashajije imigeri niyo intuye hasi tumutekereza utyo shitani nayo ni ingome koko ni ingome cyane niko ngo ubaye iki rubavu rwanjye ndavunitse rwiriri erega umugore wawe arajya kubagana papa umva mbese none se umuntu wafashe agataburete akakurira areba n'uko ibiro bye bingana uhore wumva uwo mukobwa ubu mfite byinshi cyane koko buriya agataburete ugira utuwanze nashakaga guhanagura ahantu batakuye ivumbi neza erega maye ejo wa mwana baraza muri uru rugo nimubizi se ni ukuhise uba rero yewe ndebera nawe kandi uko amasaha akura niko biba bibi pe niyo mpamvu ngo wamagaye ngo tumujyane kwa muganga papa ariko rero umenya ari imitsi yikanze kuko agataburete kanyereye impita nsikira ikirenge gisa n'igihindukiye uko byamera kose turakujyana kwa muganga mama harya umuganga w'inzobere muri ibi turamusanga kuri hevuriro bahu yego njye murabizi ko ntabimenya ngaho mufashe kwitunganya nshakisha aho tumwerekeza halo ma ndakumva mwana wa reka ngo sindagize tujya mu cyumba ngufashe kwitunganya ngaho
kudashaka ko ngo uhagurutsa mbese ngo njye kugufasha kwitunganya tukujyane kwa muganga. ngaho gira gutya fata hano ariko ubwo imirimo iri hano yo kwitegura irembo ry'ejo murayizi mucyo ndayizi cyane pe kandi uyu mugoroba ngomba no kujya kuzana inshuti zanjye ku kibuga cy'indege. mwari kundeka rwose no mama oya rwose ntabwo twareka kukuvuza. wambura ukihangana baswa mu mutobe w'imbuto mapiyo kuzanye kokoro ndabumva iki mwiza no kwihangana kuko ndi umubyeyi gito utarashoboye kurinda umwana wa kimuri mu nda rwose kurori wikirenganya rwose ngo wicishe inzara uzi neza ko ufite ikibazo cy'amaraso make singikwiye kubaho mwiza oya wivuga gutyo rwose mundeke nanjye mfe sinashoboye kurinda ubuzima bw'agakobwa kanjye ubu se nkora iki ngo wumve ko nta ruhare wabigizemo kuko kurori iyo ubwenge bwanjye bukanguka nkabona ko umuntu atanshaka ari kwirinda kumuzindukira bityo ngahamana umwana wanjye nkareka kwiruka inyuma y'urukundo rudahari. Glory ibiba ku muntu muri iyi si byose biba bifite impamvu. Imana yararebye isanga akana uzabyara katazigera kagira umunezero muri iyi si gatwara hakiri kare ikagira umumarayika wo kukureberera we mama we. Basi kuki utagafoto yo kuko myize kuki utagafasha amafoto ngo uzakanyereke? Sinari kubikora no kuri Glory kari gato cyane ibiro byari bikeya cyane nako sinzi uko nabivuga ishusho yako ndayibuka neza. Ubwo ntiwumva ko uzi umwana wanjye ngewe ntamuzi mwize kiko mutamufoto ariko urumva byari gushoboka koko abaganga bamutuzaniye mu ikarito ni nabo bakambitse kuko bari babanje kutubeshya ko kari bu ihangane rwose Glory ihangane pe ihangane Glory yawe ihangane inshuti yanjye urabizi umwana wawe naramukundaga cyane nkimenya ko utwite umukobwa ngiye kuzamubera amarene numvaga nanjye ari umwana wanjye ihangane rwose uziko nta kintu na kimwe nibuka ariko mperuka afatwa no gukorera cyane sugira amaze kumbwira nabi ubundi akampa amazi yo kunywa mu kirahure nyuma y'iminota mike umva ndaribwa mu nda cyane ibyabaye byibura ariko Glory byibura rwose inshuti yanjye akaziranenge kacu ubu kari mu ijuru. muganga mbwiye ko biza aya mariya se imwe wakuru ihangane Glory Glory inshuti yanjye kuko mukorera cecekere mwana wawe mama piyo kumva mwana wa ihangane Glory bafite agahinda kenshi cyane ndakumva ariko gerageza wihangane n'ukuri mwana we ihangane rwose Glory kukanguka ngasanga natwite nta n'umwana mfite ngize mwizerwa akambwira ngo mwaramushyinguye. ihangane Glory ngo nyuma yo kugarura ubwenge nta yandi mahitamo twari dufite kuko uyu munsi ni uwa kabiri ni umunsi wa kabiri ukangutse tugatangira kutugaburira tukanaganira ariko utazi ibyabaye. ejo hashize wari ukikora kunda ukagira ngo umwana aracyarimo Glory ihangane rwose. ubwo buzi impamvu nafashe icyemezo cyo gucuruza imyenda y'abana ni ikihe tubwira n'ubu umuntu bwinshi mbona mu bana bato bikanira kumva bakunze cyane ubuzima bwanjye umuntu ubabaza umwana mbabaje inshuro 1000 iyo mbonye umwana uwo ari we wese numva ntazi uko numvaye umutima wanjye. ndabizi ni ukuri ahantu uri hose ubuterura ubasekera n'abataravuga uba wumva wabavugisha. bicara mu iduka ryanjye ry'imyenda itandukanye y'abana ibikinisho byabo amavuta yabo amasabune yabo kuri jye ni umunezero mwinshi. uranyibwira nkaho nakuzi neza Glory ya mwana wanjye urukundo ukunda abana ndaruzi nubwo ntari nzi ko arirwo rwaguteye gufungura iduka ricuruza imyenda y'abana. nabagiye gutekereza kwiga kwigisha abana bato mbona ntibimpiriye kuko ntibabimpaye kandi nta handi nabi bubikure. ndangije niga ibindi ariko numvaga ngomba gushaka ikimpuza n'abana
mwana we bakingura iriya nzu papa yacururizagamo rero umutwe wanjye yahise hazamo gucuruza ariko nyine gacuruza bizatuma mpora hafi y'abana. Glory umwana wawe yaragiye ariko ndabizi ko Imana izaguha abandi bana abo bandi ntibazaba ari imfura yanjye mwize. ayiwe izere rurema niwe utanga akanisubiza Glory kandi azi impamvu ya byose. njyewe ndashaka sugira ndamushaka mbwira impamvu ambwira icyaha namukoreye. mwana we mwana yanjye uyu mukobwa ntampemugiyeho koko kuki atabimenyesheje mbere ngo nishakire. ariko se waretse kwitesha umutwe sheri wanjye ntawaretse. niba umuntu akubwiye ko yagize ikibazo ku munota wa nyuma agasubika urugendo biragusariza iki? tekereza ariko guhaguruka bazanye ari batatu bagera hagati mu rugendo agasubika kandi yarazi neza ko mbakeneye. ihangane rero icyangombwa ni uko wasabye kugusinyira mu murenge abashije kuza nta kindi. ariko uko nateguye ubukwe bwanjye ubu ngubu birahindutse kuko napanze abakobwa bazanyambarira umurazi utaje arabyishe. reba nawe kuko ari metisi numvaga azaba ari hagati y'abakobwa birabura. ubu se koko ndabigenza nisheri mbabarira umbwire nawe kubona undi mukobwa bareke se banasa urabona bizanyorohera. waretse gusetsa iki? ariko ziko abakobwa mwagowe kiba abasore batarenze 6 nibo tuzaba turi kumwe ubwo hakiyongeraho na pari gusa none wowe ibintu byaguteye stress wajya urashuha. muraseka kandi ngewe byantesheje umutwe sugi. ihangane sheri wanjye nta kundi. ariko sugi karame ifurari iri hano ni iyande? furari iyihe se? sugi iranahumuramo parufe y'abakobwa ni ukuri. ariko se mucyo burya urafuha? ntafuha. oya se none se kutigeze umbwira ko ubana na mushiki wawe muri iyi nzu ukaba wanambwiye ko abantu bazadudahira ubukwe bo mu muryango wawe bari mu rugo kwa mukuru wawe bose iyi furari ni iyande? ariko se sheri ubu wibagiwe ko mbana na Gadi muri iyi nzu koko? none ukaba ugiye kuvuga ko ari iya Gadi rero? Gadi nawe agira abakobwa bamusura. none se sugi niba ari ako umukobwa wasuye Gadi aha ni mu cyumba cya Gadi? buriya rero sheri wanjye hari umugore ujya udukorera amasuku hano ushobora gusanga ari wowe wabivangavanze akaba wenda yiyubarije ahangaha akaba yakazanye hano mu cyumba cyanjye nyine. sugi urabizi ko ngukunda. ariko nanjye ndagukunda sheri wanjye kandi urabizi neza ko ngukunda n'umutima wanjye wose. ibyo ndabizi rwose. rero umenye uba utari bene ba basore bo bafatafata hirya no hino. reka ni impamo y'Imana sugi njyewe ndamutse menye ko hari umuntu winjije mu buzima bwawe sinakangwa nuko ubukwe bubura iminsi mike. ni impamo njyewe mu cyo warugwiririza nabuhagarika pe. ariko se sheri hagarika sinkina. urumva nk'ibintu uba utekereje koko? se ntabitekereza sugi. ndakumva. nakweguriye umutima wanjye. ndabizi. ndakwizera wese ndagusabye ntuzambabaze. mva nkubwire sheri aho kukubabaza nzababara ari njye rwose. ni impamo y'Imana urabizi nanjye ko ngukunda kandi ntambireka. nibyo ni ukuri. mucyo ndeba nkurebe ndora nkurure ndeba se nyine ndeba tureba n'amaso ku yandi. icyo sa n'ikiganza cyawe oya nyegera ariko uyu ni umutima wanjye utuyemo wowe wenyine. ni wowe wenyine ubamo nta n'undi uzigera ubamo. uko wumva utera nakutimbaguza buri kanya nuko byagenze umunsi nkubona bwa mbere. narakubonye nifuza kumva ijwi ryawe maze ryumva ngize Imana nkaryumva gusa muri njye hatemba ibineza neza
numva ndashize kandi kuva icyo gihe nahise menya ko ari wowe pe. uravugisha ukuri se? ni impamo y'Imana ndakakubura. ubu se nanjye mvuge ngo ikimvugisha namenye ko ari wowe Sugi. reka nkubwire icyo nzi neza nashidikanyaho ni uko ari wowe nkunda, akaba ari wowe gusa nzakunda kugeza ku ndundura ka ya ndirimbo. okay, ubwo rero n'ibyifurari bise bimvamo. kandi Sugi karamisheri ni impamo y'Imana ntugire ikibazo kuko ukunda ugukunda. telefone isona ihangane gato nitabiye nimero ndabona nayizi. alo urinde umpamagara ntuvuge ngo nde waye maze mwanga bimereye neza. umva nkubwire niba muba mwibeshye nimero ntimugahamagara abantu mubatesha umutwe. ese Kigali we Imana nyagasani muda nkuyemo umuntu uguhamagaye akakurakaza ni uwa yego. tekereza ariko mwize, tekereza ngiye guhamagara Sugira akambaza ubundi we nk'aho atagira nimero yanjye. ubwo ndumiye gusa nta kindi navuga Glory. maso bitekerezaho neza mwize, tekereza Sugira kumbaza ngo ndi Glory yawe. Rekana nawe Glory, ndakwinginze tuza ukurikiza inama za muganga, unywe imiti yawe neza, amaraso yawe asubire ku rugero rukwiriye, sibyo? bagusezerere mu bitaro usubire mu buzima busanzwe. Nukuri pe zifatane nafite umwana wanjye bwize, urumva ibyo bintu we bishoboka. ni urugamba ugiye kubaho igihe gitoya pe, ndabikubwira nk'inshuti yawe igukunda. uzi neza ko n'ubwo umwana wacu yari ataravuka yari afite umwanya munini cyane mu buzima bwawe. wicaraga umuganiriza ukora ku nda yawe umubwira ko umukunda. umuntu umwe nari ngiye guha ubuzima nanjye akaza ku isi akankunda urukundo rutagira ikindi rushingiye. ari kwihangane Glory. ubu nibwo numva ntacyo ndi cyo. nukumva ko ntacyo uri cyo Glory, uri wowe umukobwa w'intwari. ni ukuri rwose. intwari yahe umuntu utarashoboye kurinda umwana we kimutwite, umuntu utarashoboye kubona ko umusore nkundisha umutima wanjye n'ubuzima bwanjye tutari kumwe ahubwo ambeshya. wabona nta kukubeshya akunda ari uko atari yiteguye kuba umubyeyi nk'uko yabikubwiye rwose Glory. nta kindi Sugira yanshakagaho mwize, mbabarira nta kindi yanshakagaho kitari ukundya umubiri n'umutima, kuko umusore ugukunda by'ukuri iyo ririya kosa twari twakoze ribayeho ntiyitwara nk'uko Sugira yitwaye. ikibazo ufite muri wowe ni uko wumva ukimukunda kandi ntimukunda njyewe kuko kuva nava muri koma mubonye hano kangahe mwize. si uko se sha, impamvu atagera hano arayizi neza, azi ibyo yakoze, azi neza ko nubwo ntari imeze neza ninjiye iwe ndi muzima. erega wenda abaganga ntiberura ngo bavuge, ariko byarahwihwishijwe ko wanyoye imiti igutera ibise, bivuze ko washatse kubyara imburagihe cyangwa se gukuramo inda mu yandi magambo. njyewe Glory rwose njyewe Glory cyane. icyaha nashinjwa ni ukuba nari naburaye mburajwe n'umujinya Sugira yari yanteye ubwo yampamagaraga ambwira ngo harakonje ngwino umfumbate, azi neza ko yanze ko twihutisha uko twabana. ari no mpamvu nazindukiye kugira ngo mubwire imbona nkubone niba mbonamo inda yo kumukemurira ibibazo by'umubiri. cyakora warakaye pe, wari warakaye rwose. umuntu wabyutse akagenda asize na telefone. narabyutse nkuramo imyenda y'ijoro nkaraba mu maso noza amenyo ubundi hagenda ajye, kuko nararanye umutima mubi singiye kukubeshya. niyo mpamvu nta nyengeri izandunguruka Glory. umusore azankunda asaba iwacu tubane, ningeri wazakora ibyo ashaka. buriya ibyakubaye ni isomo rikomeye kuri njyewe. si kuri wowe gusa mwizerwa nshuti yanjye, n'abandi bakobwa babwirwa ko bakunzwe bagakunda buhumyi bakirekura nta rutangira. umuswa amara kugutereka ku gasongero k'umusozi akagusiga uhicaye wenyine kandi kuhamanuka n'ibi byose nyine byambayeho. Glory, ndashaka kugufasha gukora iperereza nitonze. twasanga ariyo watwiciye umwana tukamukora ikintu atazibagirwa mu buzima bwe. ese ubwo icyo namukorera nkaruhuka agahinda natewe n'umwana wanjye n'iki koko mwize? sinzi pe.
hari ubwo waranyipakuruye burundu wagiye ku ruhande rw'umusore ushaje Gilbert. ariko rero mwese ndi ku ruhande rwanyu muzehe wanjye. Nkumvaga ari wowe uzaba uri mu bintu bya hano ukakira abashyitsi ukaba umuhungu wanjye na musaza w'umukobwa icyarimwe. Ibintu byose biteguye zo bitiye ikibazo gusa. Umusore n'umukobwa barabiteguye rwose mu nshuti zabo batoramo abazakora iyo mirimo yose. Urumva neza? Wowe uzicara hariya mu mwanya w'icyubahiro. Kandi rero umuhungu wanjye dore wararangaye umukobwa wanjye baramukujyana. Nubwo atwaye n'inshuti yawe bwose ariko ntibivuze ko ugomba kumara umwaka uri imbere nta mukazana umpaye. Ariko si umbwira ko ari icyo wari wampamagariye muzehe. Gilbert urabizi ko ngufata nk'umuhungu wanjye. Kuva twatangira gukorana urabizi ko nifuzaga ko mbera umukwe. Ariko iby'amahitamo y'abakobwa nyine ko mwitambika ntibyari gushoboka. Urukundo warushatse ruramusagerega umusaza mugenzi wawe yarabiririmbye. Ariko buriya mu bakobwa dukorana ntawe ujya ubona ukumva agatima kagize gatya ngo uze nawe rwose mariya rero urebye harimo n'abakobwa beza ariko nyine uwo byagenze gutyo uvuze nzamukwereka bidatinze muzehe kandi wowe uzajya kumusabira nako nzamukwereka ejo we butinze gucya muzehe ndakumva wanze erega nta kirakorwa wa muhungu namubuze uhese kandi ese wabaye iki kucumbagira mubyeyi wanjye naravunitse ariko ntibikomeye mwana wa humura ejo nzaba mpagaze nemye uhagaze wemye tutangiye kuzenguruka mu mirimo kandi hari abandi twayishinze humura ariko ubwo ntugira ngo babaze iyo mvune ejo ubukwe buzataha uri mu buriri barakubeshye umuhungu wanjye se wavugaga wabuze ninde umwe mwabwiye kumanika amatara muri ziriya negisa abashyitsi bari buraremo ariko rero mukecuru ibyo ntibigoye ndaje bikorera rwose mukecuru urakoze cyane ahubwo igenda utuze rwose ngenda siga mbikemuye hanyuma se ziriya hene zo zirabagwa nande ngo abateka batangire babikore hakiri kare rwiriri kubiza uyu munsi hano harara abantu benshi aho ni mu nyumvire wanzigawa niko ye uko biza uretse ihene inkoko yo nayibaga wa mugore we abapagasi basanzwe babigukorera bari erega bose bari mu mirimo itandukanye uru rugo ruri buraremo abakobwa barenga 20 se wa muntu we hari abo natumye ku mashuri kuntirira za matorada umukobwa wawe nawe ye iyo yambarirwa n'abakobwa bake ubundi ubukwe bwe ntibwari kuzataha ibyo waberetse ariko muzehe ibyo nivugira ko nabivuze mwabipfara ubukwe abasore twamaze kwiyakira iyo umukobwa avuze ngo nzambarirwa n'abakobwa 16 abagore 8 abana 12 imbere umuntu aratuza ni mama ariko rero iyo baserutse ubona ari byiza cyane pe ariko biba byatwaye amafaranga mukecuru amafaranga se ni hari umukobwa uherutse kubitegeka inshuti yanjye kandi we nta n'akazi afite mu by'ukuri hari ugukoresha amafaranga y'umusore maze tujya mu nama turinginga tuti wakwihanganye ugakoresha bake umukobwa ararira pe aratsiratsiza neza neza mucyo wanjye warakoresha ye namubwira iki nashaka azaza n'igihumbi rwose ikene niwe mwana twabyaye nashaka azane 200 rwose babaga ihene zirenze 5 bateka ibitoki imyumbati imiceri n'imboga n'amafiriti byose rwose nababwira ikirwiririza nariteguye nanjye nto rwose nukuri umwana wacu agomba kunezerwa natwe yaratunejeje uza ariko akigiye mu mahanga narihebye ndavuga ngo umenya ntazongera kumubona cyangwa nzajya kumubona mbona agarutse yarabyariye none atweretse ibirori shenge umva muve murayo tugende nyereke aho ngomba gushyira amatara ngende ngwino ariko se ubundi waraye hano tukabyiniza abasaza ashaka ariko uze urasetsa rwose ubu abasaza bagenzi bawe baze muhamirize nanjye rero njye hagati yanjye oya wowe urakoma amashyi n'agitwaye nasanze abasore bagenzi bagize ko n'ubundi aribo tuzazanira oya jya wigira ubwenge ku basaza niba ari gade utumye mumbyutsa mu ndeke nigendere Gilbert mwize nawe koko gade se utumye tuguhamagara hano Gorori Gorori inshuti yanyu uzi neza ko ngukunda rwose uzi neza ko nta wagutera turutse iwanjye mbyukirije iki rero ariko ibyambaye uyu munsi sinzi ko nabisobanura pe njyewe rwose nta kindi gitumye nza hano muri iri joro nje kugusaba imbabazi ko wakoze iki uzisabe rwose ngewe namwizerwa twisanze mu bintu tutazi nako tutari tuzi gadi nizere ko umwana wanjye atazize mu nshuti wawe nk'uko mbitekereza kandi bikabubizi ndakabura ibyanjye byose pe ibyo ntabyo narinzi ko
gusa nyine icyaha nemera nanasabira imbabazi ni uko Sugira atagukundaga ngo muzabane kandi nako ko mana yanjye urumva nabimenye bigeze kure ntabona icyo nkubwira kandi umukobwa yakunze ndamuzi iyo ngira ijambo nkubwira bari kubimubwira mukampuriraho mukampindura umwanzi pe yego rwose nicyo nanze none wahisemo kugumana inshuti yawe none nanjye nkaba uyu munsi nisanze umukobwa nagiye kwambarira mu bukwe twiganye yarongowe na Sugira ngo iki nanjye Gilbert uyu munsi akaba aribwo namenye ko umukobwa Sugira yari atendetse ari we Glory. ariko uzi ko wamusetsa ni ukuri ko Imana murasetsa ni ukuri ko umunsi wa mbere nahuye na Mucyo ageze hano mu Rwanda kuko asanzwe aba hanze akansaba kumwambarira namusabye kunyereka umusore bagiye kubana ariko byarangiye atamunyeretse kugeza ubwo uyu munsi twasohotse mu nzu twamwambariye najya kubona nkabona umukwe n'Isugira ngo afatwa n'isereri ariko se ubundi wowe kuki mu murenge utaje rwose basezerana ko wari kumubona mundeke njye kwiryamira mumbabarire njye kwiryamira ubwo ayo majwi niyo mumbyukirije ihangane Glory rero tuza rwose Glory rero njyewe ndagira ngo mumenyeshe ko ubucuti bwanjye na Sugira nabushyizeho akadomo pe uyu munsi nabushyizeho akadomo byarangiye ni ukuri nanjye rwose ni ukuri kubera imyaka twabanye nyine nanze kumutaba mu nama nkora ibyo nasabwaga nk'inshuti umva yashatse umukobwa yakunze by'ukuri wowe atakunze by'ukuri rwose umure nawe uzabona ugukunda by'ukuri cyane rwose abakobwa mwe ko muri beza mukamutubona natwe ko turi abasore beza mwatwemereye tukabakunda tukabarinda ingutu ziri hanze ahangaha ziba ziteguye kubahemukira no kubabaza koko kare kose se twababajwe mutari aho ngaho urumva ibyo bintu urimo koko Glory yataranambabarira koko njye ntabwo ndi gutekereza neza ubu ngubu sibyo ibyo muvuga ntabwo mbyumva rwose ushatse rwose Glory none se Glory basi ubu ngubu tukure kujya kwiryamira ubundi noneho nyine tuzashaka umwanya wo guhura turi bane tuganira nganira iki namwe mwabagome mwe njye nabaganira iki namwe urabona ngo muraza kumbyutsa kugira ngo mundatire ngo muvuye mu bukwe bw'umwicanyi wanyiciye umwana nta n'isoni ubwo muje kunyigambaho rero none ngo nzongere nicare njye nganire nawe umwana wanjye muzi aho bamushyize Glory inshuti yanjye ndakubwiza ukuri ko ntigeze menya ko Mucyo agiye kurongorwa na Sugira iyo ubimenye sinari kumwemerera rwose ni ukuri koko nawe ndakuzanye rwose gusaba imbabazi rwose nari mbizi ko Sugira afite Mucyo pe rwose ndagusabye imbabazi ndapfuka ariko rwose ngewe urumva nareba uko mukunda nkwivuyeho uruhu nkavuga nti nimbyivangamo muramfatanya mu mpindurire rwose ariko nyine umugabo ntanga dore ndahari rwose ndahari twashwaniraga buri munsi twahoraga dutongana njye na Sugira ibyo gada avuga ndabihamya pe gadi iyo ubimbwira koko iyo ubimbwira ko Sugira ari uriya nabonye none se byibura byo byashoboraga gutuma ndinda umwana wanjye kubasha kurinda umwana wanjye biragoye umuntu w'umusore kwivanga mu rukundo rwa mugenzi we ni ukuri iryo ni ikosa abasore twese dukora kandi birangira abana b'abakobwa baharenganiye iyo nkumenya mbere y'uko nyine agutera inda wenda nari kuyahuraho nkabikubwira nkakuburira urumva nakumenya amazi yararenze inkombe umwana sinari kubigira gutya yerega gadi burya iyo urwandiko ari urwaho urarusoma byanze bikunze ukuntu Sugira yaje nk'akababi gahanutse mu giti akaba yinjiye mu buzima bwa Glory nta n'umwaka urashira umukobwa aba yamukunze yamwimariyemo batangiye gusohokana reka ntiwarora bidateye kabiri Glory yanarinze abahindutse undi wundi nkageranya nkamubura ntazi aho yagiye kandi ubundi ataragendaga atambwiye namuhamagara akavuga yongorera cyane ati ndi kumwe n'umukunzi atazi ko ari kumwe n'inyamaswa n'impyisi hariya bidateye kabiri batangiye kumukirwa n'ibintu byose abararutse reka ntiwarora iserere hafi aho ngaho ngiye kumva numva ngo aratwite ndagusabye ngo ibyo tubyihorere mwiza ibyo byihorere rwose ibyo ni ibinyibutsa umwana wanjye nabuze mu manzaganya ihangane rwose nta kundi ikindi kandi mwiza vayo tugiye kuryama cyangwa niba uri burare mwashyira ibere nabyo ubivuge bimenye ko ndarahageze none se nukugiye nta n'icyo nsubije Glory basi urambabariye umutakwa mbabazi ngo umutima wanjye utuze mwamumbarije koko
ariko sugi rurabona te atava izuba yo mu kini rwuma rurahera ntebe na te mu mutima wanjye yo nta wundi uteze kuzayicaraho nibyo mutima ute mu wanjye iteka yo ni wowe untera gusinzira ni wowe untera gusinzira kandi ni ukuri sugi use mubwira icyo umwana yanjye mbabarira ngo wobere sugi yambi mba numva wagumamo uzi ko izo ndirimbo nzumva nkumva narira neza neza yesi gusa ntubona ko nazanye mu marira ariko nanjye ni uko mucyo nibyo niyo mpamvu nkunda kumva karanyuze no kuzicuranga nkanaziririmba cyane yewe data we nawe warazimpase rero kuva twaza mu kwa buki nari mbizi ko uzikunda nibyo yewe iyo nzumvise ndi kure y'igihugu cyanjye rero n'ababyeyi banjye numva urukumbuzi rwinshi mu mutima wanjye nibyo wambara ntuzongera kuzumva uri wenyine rero nuzumva ugakumbura kuziririmba nzajya nzi gucurangira maze urukumbuzi rucire uzajya ucuranga indirimbe mutima dore ko nazizi rero zizi ku bwinshi indirimbo imwe irajyamo ukaririmba ugacuranga hakajyamo indi ukaririmba ugacuranga yego koma ko wagira ngo warazituje ntuzi ikimpangayikishije wowe ni igikiza kwaba ukikurarangiye mukunzi wanjye ejo rero tuma ikirere yerekeze mu gihugu cyamuhaye ubwenegihugu nsigare ndindagira ino shana ariko ntagisigaye sugi ntagisigaye humura rwose mfite icyizere ko ibyangombwa byawe bitazatinda kuboneka ukansanga udatinze sibyo kuko nutinda nge nzagaruka pe ko bitakunze ko bibonekera igihe twifuzaga se mukunzi ngo ugende tujyanye shaho byaratinze rwose kandi ngomba kujya mu kazi k'abandi nangirega ngomba gutangira akabandi kuko sinasezera ntarabibona ni ukuri pe n'ubundi iyo nama sinayikugira sugi ni ugukomeza ugakora sibyo nibyo ariko mfite icyizere ko nta mezi 6 azashira bitarakunda pe nibyo ni mama kujya numva bagenda bakazamara imyaka myinshi mucyo ubwo kuko nibitinda gutyo nzabishobora mbweza ukuri oya humura uriya suzi ukuntu biba byaragenze yego kumana ni uko bariya baba baragiye mu mahanga batabifite bigatuma bitinda rero ariko ngewe ndabisanganywe twarasezeranye gushaka ibyo kugira ngo umugabo wanjye ansange rero ntibizatinda humura sha ndibaza uko ejo nzaguherekeza ngasigara nkonje mu buriri no mu mutima nkumva neza neza isi ndayanze mbivuge simbivuge niko bizagenda shasugi karamisheri wowe imana yabimfashijemo basi nkagenda ntwite kuko nagukumbura ariko byibura yaba nzi neza ko wari wowe turi kumwe bibaye ntangirega byanshimisha nibyo ariko se ko atari twe tubyiha nta kundi nukuri sinshaka gutinda gutwita
akuze gahunda mfite gahunda ko ngishaka umugabo mu myaka 3 cyangwa 4 ngomba kuba amaze kubyara abana banjye 2 babaye impanga byaba byiza kurushaho nibyo ni mama nkavunika mu gihe gito gishoboka ubundi bakajya mu ishuri nanjye nkajya gukora ariko sheri uzi ko amaze kuba nk'abanyamahanga mu bana neza ugiye uryasazi nyine none hariya no gukora cyane kandi ugakora amasaha menshi kugira ngo ugire icyo ugeraho iyo wibeshye gato rero kiragusiga umugore wanjye mwiza rero karame mugabo wanjye mwiza ngo nubona ugiye kubona maze kangahe nakugezeho uzatekereza ko wasize undemaje ntakibuka guteka no koza isahani unabare bwangu ngarukire naho ubundi sha nzahasiga ubuzima n'impamo ya Mungu iragaca hirya subwo sheri aho kugira ngo umugabo wanjye abure ubuzima sinasiga icyo gihugu natezemo umugabane ko n'ubundi ntateganya kukibamo akaramata yumve rwose mugore nkunda aha byari bikwiye mbaye nkwinsabye kandi unyumve neza mugore nkunda uramenye rwose ntuzumva amabwire dore isi iravuga abayiriho bakavuga kubi ese nk'ubwo sheri ninde muntu uwo ari we wese kuko wazambwira ubusa nkamwumva bituma nkumbura akaririmbo cyagiye nigeze kukuririmbira kakandi kavuga ngo twaremanywe urukundo tugomba twese gukunda na 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 unyuze umutima wawe uzanyica umutima iyo sedisi nkurebye ariko se niba hari icyo ushaka kumbwira wakivuze uwanze ubwo se tuvuge ko utari uzi ko nakangutse twirire ndose inzozi mbi cyane we ubwo ari we kandi ugiye guhangayikishwa n'inzozi nyamara burya njye sinjya mpfa kurota gusa ari nayo mpamvu ntinya inzozi zanjye kabiri kangahe ndose ibintu nabikubwira ugahura n'ibisa nabyo rwiriri umunsi ndota hagwa imvura nyinshi cyane maze imisozi igatenguka wahuye n'ibiki wagiye gukorera mu burengerazuba bw'igihugu ariko byatewe nuko hari mu gihe cy'imvura nyinshi kandi iryo joro yari yarayigwa muri make nkubwiye ko urota iz'umurosi naba mbeye ariko ubwo uzi ko ndose njye n'umwana wanjye tuzamuka umusozi muremure ngo twawugera hagati tunaniwe cyane nkabona uturutse mu ibanga ryawe uraje umfashe mu mayunguyungu uranzamura hanyuma tukareba hirya no hino ngo turebe ko umugabo waza kumutera ingabo mu bitugu nk'uko ubinkoreye tukamubura rwiriri umva ngo araseka di ntavuga ko urota inzozi z'umurongo n'ayanjye urumva ibyo byabura kandi uzi neza ko mucyo wacu yasubiye imahanga akagenda wenyine umugabo we agasigara ino ariko mana we wabona wamugana ari uko ari wenyine kandi yarashatse aribyo byabinteye kuko ntakubeshye byanteye impungenge ukuntu nabonaga bananiwe gutandukana ku kibuga amusezera asubiramo yongera amugwa mu nda akamwegekaho umusaya ntashake kumurekura byanteye akantu ku mutima ni ukuri erega nanjye buriya ngira impano yo gusobanura inzozi sinzi gusobanura ubwo ntiwumvise ariko se rwiririza ko nzi kuziranye n'abantu benshi ubu ntacyo wakora ngo ibyangombwa by'umukwe wacu byihutishwa dusangira umwana ariko nawe ntugakabye urumva nahurahe n'abantu bo muri izo za ambasade z'abanyamahanga wanze se kubangiza ikimenya bose nk'umuravumba ndahangayitse pe reka tuza dore kutabura ibikuzamurira isukari erega mugabo wanjye abagore bo n'abagabo bo si nkatwe uriya mugabo yaba wenyine ejo ukumva ngo yateye umukozi wo mu rugo inda ugasanga umwana wacu ararushenye rutamaze kabiri ni ukuri umukozi avanye ko umugore we yamusize wenyine akamubwira ngo yitoze kwikorera imirimo yose kuko iyo mu mahanga buri muntu yimenya icyo nzi ni uko kwihangana ari guke mu bantu kuri iki gihe rwiriri ibyo twirirwa twumva ku makuru mu maradiyo ntabwo ubyumva buriya rero na kera byahozeho nuko kuri ubu kubera ko ikoranabuhanga ryabyoroheje
amakuru yihuta vuba akagera ku bantu benshi kuruta uko byari bimeze kera. ariko ubundi wampereje iyo telefone ngahamagara umwana wanjye nkumva impumeko ye di. Aya ni amasaha yo kumuhamagara uhanze. kandi koko apu namaze no guta umutwe niyo yayo. Icyo mfa n'ababyeyi rero nicyo umukobwa watarashaka ahora guhangayitse uvuga ngo kwa runaka arashyingiwe kandi bavutse mu gihe kimwe. None se mubyara we kwa nyiranaka yavutse uwanjye afite 3 none dore baramusabye none nahashyingiriwe ufite ibindi biguhangayikishije. erega ndi umubyeyi ubu ntegereje abuzukuru ngomba kumunekaneka kugira ngo menye niba yaragiye karagiyemo. nuko rwose si mucyo niziye azabikubwira igize arindwi. ubusanzwe ko ntacyo yajyaga mpishara. nzaneke sugira numve se. ntiwumva ko nawe ufite amatsiko yo kumenya niba tugiye kubona kuzukuru rwiriri? ntakubeshya yo ndayafite kuko umwuzukuru nanjye ndamwifuza cyane. uzi ko buriya mbere yuko agenda ko yazaga namwitegerezaga ngo ndebe niba nta cyahindutse. muri iriya minsi yari afite agatutu ku zuru yewe wabona yaragiye karimo n'ukuri. ariko imitima yanyu irakorana. gusa ko ari wa mukobwa wawe uguhamagaye. urabeshya. aro mucyo umeze neza mwana wa? ndakumva mwana wa. tumeze neza na so nguyu hano turi kumwe arakuramutsa cyane uhamagaye twakuvugaga mwana wa. yego mwana wa. ndakumva mwana wa. ye nibyo. urakoze mwami wanjye urakoze nyagasani kutugirira neza impungenge zose twari dufite zirashize. ntakubwira ko inzozi warutaga ari iz'umuriro ntaho zihuriye n'ukuri ubu ntubyiboneye. aho kugira ngo nyirawe tuzarwane twicane urumva nari gukora iki kindi sugi. kanemere ko washakaga kwimuka ko wenda wari uraka utagishaka kubana nanjye. sega byari ngombwa ko ufata icyemezo ukagenda ntari n'imyaka njye nawe twari tubanye koko. mva reka nkubwize ukuri ndumva mu bantu nkeneye kugisha inama y'icyo nakora mu buzima bwanjye wowe utakirimo sugi. kandi nawe ndumva ari uko mu ukeneye kuyigisha sindimo unkuremo bityo kuba narafashe icyo cyemezo harabona yigishije bandi batari wowe. iki se kuri umuvandimwe wanjye uko niko ukwiye kumfata koko. umva imana nsenga izandinde umuvandimwe nkawe sugi ntakubeshye ndicuza imyaka namaze nziranye nawe ngufata nk'inshuti gufata nk'umuvandimwe kuko wowe nturi umuntu uri umuhemu uri umugome cyo uri ingunzu uri ingegera uri ingetura uri n'inturi buturi mana yanjye umuntu utinyuka kwica umwana bataranavuka koko. ibimenyetso mushingire muvuga ko inda y'uriya mukobwa ari njye wayivanyemo nibi. umva mbese siko Gilbert yanyandikiye ubutumwa buri cyangwa ikinyamakuru abinshinja. umva nkubwire sugi uzibane natwe tuzibana kabisa. muri make ubana na Gilbert murabana? turabana nyine. mwafashe icyemezo cyo kumburoka nta n'umwe nahamagara ngo anyitabe. reka nkubwise ukuri muri make twe nawe ntabwo tuziranye waratubabaje pe n'ukuri pe ntabwo twakigaga ko wakora ibintu nka biriya rwose dukomeje kubana nawe tukabifata nk'ibitarabaye bwaba ari ubufatanya cyane kuraye. wowe n'umwanzuro mwafatiye rero niwo twagufatiye kuba twarakwambariye mu bukwe ni icyaha twicuza umunsi ku wundi mana wabisubiza inyuma ntabwo nta nubwo nanabutaha pe. wowe na Gilbert muratamukantaramiraho rero ubu wafashe Gilbert wari umutipe uri kuru udakomeza ubuzima umunteranyaho koko. utari kuru wavuze ikinyarwanda ukareka kuvanga indimi se nyine maze yo muri mu mafite mu vanga indimi ntibarinde wabashutse ko ari bwo busirimo cyangwa ari bwo muvuga byo kuri noneho bico byagaciye urumva mucyo n'umukobwa wankunze ndamukunda turahuza kandi twemeranya kuzabana kubakora ibyatumye bitihuta uko twabitekerezaga. Glory yuriya rero yinjiye mu buzima bwanjye mu cyahari asanzwemo tumaze igihe rwose dukundana sinagombaga kwica isezerano nagiranye nawe rero ngo nuko azanye ubujije agatwara inda. urumva yazanye ubujije atwara inda nkaho atari wowe wayimuteye. yarebagahe sugi ubundi se wowe ko wari ubizi neza ko ufite umukobwa mugomba kubana kuki wabeshya undi mukobwa ukamubeshya urukundo. urukundo urukundo ari kure se
adashobora kunkemurira ibibazo byose nari mfite urumva byari kugenda bite ariko Sugi agombaga kwiyeranja ubu ni ngombwa ko igihe cyose ugize icyo kibazo kigomba gukemuka mu buryo wagikemuyemo koko mbwira ese twe ntabwo turi abasore bagenzi bawe utubonana abakobwa mu buriri ariko mwe ni mwebwe nanjye ndi njye ese mwe muri njyewe twese turi abasore twese hari n'uburyo bwinshi bwo kwikiranura n'ikibazo nk'icyo ngicyo tugira urumva Sugi basi reka mvuge ko imbaraga z'umubiri zabaye nke kuko mu by'ukuri Gloria ni umukobwa wagukundaga kandi akanakwizera wenda mu gihe muri mwenyine kwihangana bishobora kwanga cyangwa se byaranze ndabyumva wakabimenye se bwiza kuri wabuze uburyo nabo mukoresha mu buhari ngo wirinde kumutera inda koko ese umaze kuyimutera akakubwira ko adashobora kuyikuramo iyo umureka koko kumugani we ko atari kunanirwa kwirerera umwana cyewe nababwiye ko nta mwana nshaka hanze urumva genda umusirimu ntabwo nabyara abana b'amahara kubiri ingaruka zabyo ngiye narazibonye uri umugome Sugi uri umugome nongere mbisubiremo ngo uri umugome kuki wavukije umubyeyi umwana we koko niyihangana azabyara abandi ntakiri muto nuko uvuze ni muto ariko cyo ngusaba nuko utancira iteka nkaho ndi Rusiferi ariko ye wirusha iki se ahubwo Sugi umva nkubwire mpagurukira mu biro aka kanya gira vuba ariko se waretse kunsunika vaho genda Gloria atazava hano amenye ko nigeze kongera kuvugana nawe imbabazi yarampaye akazisubirana ese mama ikisi yewe nanjye nkabikenga nibyo koko wahise umwigarurira none wumvaga ubusembwa umuteye bwamutera kutagira undi musore umureba se yawe n'ubundi yari umukobwa mwiza witonda rwose umugiriye neza wamuba hafi ukamumara agahinda nubwo igikomere cyawe nanyuze ku cyo bizakugora umva mbese amafuti ikindi rero ubu nafashe icyemezo cyo kugusanga mu kazi kawe kugira ngo ugusezere hato utazavuga ngo Sugira twarabanye wagiye kugendagenda atambwiye ndarara ngiye ndasanga umugore wanjye urumva neza ntore gusa ntuzatinye kuvuga mu bandi ujye unyiratasha uvuga ko nawe ufite inshuti ba muri diaspora kuko nubwo mwarakaye bwose njye nirwanagaho abakobwa bari babiri urumva bomba ari ibisyo sinari kwitesha umudiaspora ugiye kunyuriza indege sha ngo ni ukuri yatwite kandi icyabikemura gihari kandi ndacyabafata nk'inshuti zanjye murumva igenda uzagenda nyamara mwangira inshuti nagera muri biriya bwami nkazabibuka genda igenda mugabo ko mbona wagira ngo wiriye mu buriri Gloria mana we wabaye iki koko Gloria ibiki none wabaye iki ufite agahinda kenshi cyane mwize ndumva umutima wanjye wenda guturika neza gusa mana yanjye ko nasize umeze neza unitegura kujya ku kazi se kandi byagenze bite akiri telefone yanjye telefone kuko ntashaka kongera kubyumva fata ekuteri ushyire mu matwi unyumvire ibiki se kandi byagenze gute byumve mpereza hano reka nambare nawe unyumvire koko nta n'isoni umuswa aratinyuka akanigamba gutya we anemera ko ari we wabikoze ni ukuri none si voice note niwe ubwe wayikoherereje cyangwa niwe mwize niwe ni ukuri anyishunguraho cyane gutya ambwira ngo ntacyo ndi cyo ngo kumuca ku nshuti ze ambwira ngo ndi ubushwambagara ngo niba nibwira ko kumuteranya na Gadi byatuma Gada nkunda ngo ndibeshya cyane ngo kuko Gadi ntiyanyiteza ndi ibisigazwa bye ni nako kunyoherereza iyo foto yahoberanye n'umugore we bari ku kibuga cy'indege iyi yo munganiye kandi abantu bakina n'ibyo batazi Sugira aratinyutse akohereza iyo voice note akubwira ko atigeze agukunda ko yagukoresheje nk'igikoresho cyo kwifashisha kuko fiancé we yari ari kure ko nubwo wari umukobwa mwiza ubu utakiri wabaye ingoroje kandi ko atari kukwemera ko umubyarira umwana ariko mana yanjye Gloria nshuti yanjye ihangane ariko nanjye ndababaye kuki koko mana
sugira koko uratinyutse gukora ibi bintu mba ikigoryi bigeze ubwo nemerera umugome ngasugira kungira ingoroji wa mugani urabizi Gloria niyo telefone yawe siba amafoto yo yose ufitemo yabaye bwite nayo mwifotoranyije urumva nakubuza bwize baba we wa mu bwonko bwanjye bukagira gutya bugasiba ibyabaye ndi kumwe nawe byose ubanza aribwo nagira amahoro y'umutima. Ikindi ngusabye nyemera tumuvane mu nshuti ufite ku mbuga nkoranyambaga ukoresha zose ku buryo utazongera kumenya amakuru ye nk'uko muri iyo voice note akubwira ko adashaka kuzongera kumva amakuru yawe. Icyo nshaka ni uko mwibagirwa wese mwiza nkibagirwa n'ubugome yankoreye bwo kumbuza umwana wanjye kugira umwana wanjye agenda ntamuciye n'irye. Nyibutse uko se nakoze Gloria rwose iyo mfotora umwana wacu agafoto kamwe byibura ariko uzi ko nibutse ko ari we wabitubujije cyane sugira niwe wabujije gufotora umwana wanjye. Yego pe ndabyibutse urumva kwa muganga ntibatubwiraga igihe ushobora gukangukira akana kari kavukiye amezi 6 aburaho iminsi mike ku gafotora ukazabona ayo mafoto utarakabonesheje amaso twese yarabitubujije twumva ari mukuri pe. Uriya mugome kibi namukoreye kitari kumukunda niki ku buryo yanyiciye umwana ntanifuze ko nzanamubona ku ifoto ko Gloria ko munashiti yanjye nzi ko Imana izagwa abandi bana kandi beza umubare wifuza rwose. Mwize ndakumva ndabizi zabinkorera kubw'imbabazi zayo izabikora pe irabizi neza ko nkunda abana pe gusa nsigaye ngira ku kazi nkareba imyenda y'abana cyane y'abakobwa umva ikintu cyifashe mu mutima bana yanjye. Ubu ntukeneye umujyanama w'ihungabana kuko Gloria umujyanama w'ikise koko w'ihungabana sha ni umuganga mu bandiriga kandi yagufasha niyo sefu nta wamenya ishobora kuba ifitanye isano n'ibibazo ufite muri wowe. Nzajya ngerageza kwihangana ubundi mbitura Imana igihe gishira gisimburana n'ikindi bizashira. Njye nk'inshuti yawe inama nakugira no kwivuza rwose Gloria kandi ndemera kuguherekeza muri urwo rugendo nkagushakira umuganga nkajya nanaguherekeza kwivuza. Ko numva ibyo kujya mu bajyanama bihungabana bitandimo mwize uragira ngo abantu nibabimenye bazanyita umurwayi wo mu mutwe. Oya rwose bande se ubundi bazabimenya. Inshuti zawe zidasiba hano Gade na Gilbert. Ese mama ubwo suseze iki uratinya ko Gade akeka ko wataye umutwe rero ahubwo rero ko tumuhamagare tumwumvishe ibi bigambo bitamesha uriya muswa yakoherereje ubundi ngiye nanabimusaba bari gushakira umuganga. Ni nk'uyu koko ninde wigiye kuduturaho urugi ndakwinginze mbabara gato ndaje bebe. I'm so sorry. Okay baby takibazo mana yanjye ndamwica ariko ndamwica. Ariko sugira wambwira impamvu unkomangira ku rugi umutabaza koko amezi maze hano niba narihanganye narase umutima wanjye urenda guturika urabyumva neza. kuki udaturika wabuze iki koko mbabarira umbwire wabuze iki ngo uturike nkeneye ibisobanuro nkeneye kumenya impamvu umukobwa nakunze nkamusaba iwabo ngafata irembo bakakira inkwano bakazirya nkamukwangewe ngasezerana tukabana akamfasha nkamusanga aba mu mahanga kugeza n'isaha ataramfata nk'umugabo ariko nta nubwo ugira umenye ko umuntu abona gukunda. urashaka kuri sugi? Ndagushaka cyane. Niko se kuva wagera muri iki gihugu wari wabasha kubona ibyangombwa byibura byo gukora? Ntabyo ndabona. None si yo wirohamizo zawe yini zihenze ubuzi ko zavuye he? Ndabizi n'uramukire. Yo ngo aya mafaranga ngugiraho ujya ubuzi ko ari ayandi. Oya mucyo
ntumbwire ko ari aya saruhara ruriya udasiba aya saruhara se saruhara nasanze yaguhobeye yaguturutse nyuma nawe nta soni wamwegetse ugasete ngo nturutwe mu gituza nahise nihangana nshira numva ndagaturama ndihangana byo kumwubaha kuko ari igisazi none uyu munsi wamwinjije mu mbere nta soni namaze ndavuze ngo genda umubwire nsohokere mu rugo nonanga ndavuze ngo muruki nsohokere mu rugo kandi njyewe umwana w'umuzamba sinjya mvuga kabi uru rugo urarwita urwawe wenyine ngo ni uko naje ngusanga sinagusanze naragukoye twarasezeranye sugi ukuri washatse ndakukubwira ntacyo nsize bimbwira njyewe mbimenye uriya musaza wumvise ko azi amagambo y'ikinyarwanda urayazi nyine uko umubona kuriya rero afite inkomoko mu rwanda ngo iki yarezwe n'umubyeyi wamwibarutse w'umunyarwandakazi ariwe mabukwe ngo nyoko ki ariwe mabukwe urumva teriya niwe mugabo wanjye urumva nubwo twitwa ko twasezeranye ari wowe ariko mucyo wanjye mugore wanjye urambwira iki urambaza iki ukunda nkunda wambwira icyo kuko niba ushaka kumva akamvamo njyewe ndagubishije ngiye kwirya ujya he urajya yesu ngiye kuryama garuka se nyine garuka hano hagarara aho ngaho urajya kuryama ujya he ariko rero oya rero iki urajya ntarakubwira ukuri k'ukuri ntabwo nawe warahindutse sugi tega amatwi naramaze niba narahindutse ababyeyi banjye bambyaye ndi umwe uyu umwe urumva kandi barankunda cyane ntaho rero nari guhera mbashyira umuku ufite imyaka nk'iyo teyira afite uvuze ngo iki ariko noneho uku ni ukuri pe ni ukuri iyi si ibyo washatse nagombaga gukora ibyo bashaka kandi bifuza ngashaka uwo ntarusha imyaka myinshi nawe ntandusha imyaka myinshi kandi nkabereka ibirori bifuzaga byo gushyingira umukobwa wabo oya ariko mucyo rero mugore wawe ntabwo ndi umugore wawe mbabare ntugire kumamagara utyo uri umukobwa mwiza ukeye ku mubiri no ku mutima nakunze ibyo bintu ntabwo wabimbwira nyine nakurakaje sheri urashaka kumbwira amagambo atari meza ariko iyo utankunda niwe ari kumfasha kugera muri iki gihugu nicyo kimenyetso kimbwira ko unkunda wanampfira nagupfira barakopase umva sugi ibyo nakoze byose nabikoreye ababyeyi banjye uranyumva neza ntigo naho ubundi iteye uvuga ngo akuvire mu nzu ndagira ngo menyeshe ko hano ari iwe niwe nyirayo kuko se yakwemerereye kujya mu Rwanda ugashaka umugabo ukanamuzana ino azi kuri musaza wanjye nko iki azi kuri musaza wanjye rwose rero ugabanya kwitwara nk'umusazi ariko ishyano riragwira ntuntuke njyewe se ugira mba musaza wawe kuvuga buhoro mucyo niki umugore wanjye muki uri umugore wanjye ntabwo wambwira ntabwo wahinduka ntabwo wahinduka nibakubwira ngo amahanga arahanda ujye umenya ibyo ari byo urumva nuko nguko ahanda se wari wahandwa se umuntu azinaje kwiga rimwe na rimwe bikamucanga amasomo yamubihiye kugira amahirwe ngahura na teyira uriya rero anyigisha biri mu byanyorohereje kuba ino ntahangayitse urumva ubwo rero sinamuhemukira ku bwawe sinshobora kandi ni umugabo wawe none se ubwo muri make ushatse kumbwira iki nshatse kukubwira ko ugomba kuzaba ino nka musaza wanjye agufasha mu gihe utarabona ibyangombwa hanyuma uzabibonera ukabona uko ukorera ayo mafaranga uzatuvira mu rugo ujye gushaka ubwawe buzima urumva igitangaza koko ntabwo ndi igitangaza ndakubwiza ukuri sugi ntubigire imikino kandi ubu tuvugana gahunda ya gatanya narayitangiye uzumva wowe wamagaye gusinya ntabyo nzasinya uzabisinya ntabyo uzabisinya sugi
yesu nka byeri nkanezerwa pe ariko rero byeri konjera ryoha mw'abantu gira uti mara inyota nako icyaka da yewe uriya numva bavuga ngo amazi amara inyota ariko ntamara icyaka nk'uko byeri mara icyaka ntimara inyota ibyo bivugwa n'abigize imbata zizi nkenya z'inzoga uburyohe bwazo bukabaganza Gilbert nawe we cyangwa njye tuzanywa amacupa atarenze 2 mu cyumweru se cyakora wa musaza kuva nakumenya pe sinigeze mbona urenze izo ngize ebyiri uvuze rwose waba uri mu kabari cyangwa wawe mu rugo byose umuntu abikora bizi kandi abishaka ubu sugira ngo iyo nzishinga mba meze nka Gilbert ntujye ubona abasaza tunganya imyaka bazihaza uko babaye yego disi wagakwana uzi ko asusumira ubu ufite imyaka 100 kandi atararenza na 60 witangira kunjijisha rero umbwira utugambo twamva he nanjye he wa mwana we ntiza amatwi mbwira icyo wampamagara yewe nta amatsiko yawe ni umunsi umva rero muzehe ndakumva icyambere rwose nari nkumbuye kwicarana nawe tukaganira sibyo turi company dukorera yabonye igiproje gifite akazi kenshi none rwose baradutandukanije turakorera ahatandukanye niko bimeze ariko buriya kugira proje nyinshi ni byiza narabimenye ko mwe banabongeje umushahara ubu mukaba muri za miliyoni ariko rero tuba twavunitse muzehe nuko kuri pe usiko ngubu ntawe ukimenya mu rugo no muri weekend dukora oya nimukore nyine ibishanga bidakoze neza mu bitunganye abaturage babona amazi bahinge beza ibyo tubirimo pe ikindi rero Gilbert buriya ngo ufata nk'umuhungu wanjye ubwo icyo nari niteze kumbwira atari cyo umbwiye ndagira ngo nkikwisabire kahore njye n'umufasha wanjye tumaze iminsi tuganira tukakugushaho mukangushaho ibiganiro se urabyumva nyine ziriya poroje zimaze kuboneka nkamubwira aho bakujyanye gukorera bakanakuzamura mu ntera amafaranga akiyongera yarambwiye atari ko buriya kuriya mwana gukunda akakwizera kuki utamugira inama wamuganize wowe kuki utayingira kandi ariyo ngira ngo nkugire sha ngaho utangira niko Gilbert ayo mafaranga yose uhembwa ukacira mu gifu cyawe wumva nta soni ufite ubwo busambo bukuza gushaka umugore ngo mubyare muyasangire ubona buzakumarira iki kindi uretse kuzahambanwa ikarasha uranseka uzi ko iyo kubasha kuzi neza ari kugira ngo urajyaga kuko buze kumbwira iryo jambo riko guhambanwa ikara koko tata we mukomeze muze ndabareba nimutambuke rwose muraho yego urakomeye komera shaje ribe komera gade we yego rwose uraho mbe muko muraho cyane yego murakoze cyane muzanira icyo cyo kunywa se mwize ushobora kubyara ngombwa ko munama gutyo ukamubaza bamuvugira mu gutwi Gilbert urafushye ahubwo nkuzanira ikirata mukobwa mwiza ese ubundi wahamagara ababishinzwe bakabikora Gilbert niko sha reka mbahamagara aho ni ukubona umukobwa mwiza ugahita wiha akazi ko muri bare koko mugire ibyo mudufasha de nawe urashaka kwikorera akazi koko shawe mwana yanjye niko umwize ndakumva musanganye n'umusaza Rwiriza rero yego turabibona rwose ari inshuti yanjye umubyeyi wanjye na mukuru wanjye yaba mu kazi no mu buzima busanzwe dukoranye imyaka myinshi cyane nasanze ari engineer ubimenyereye amenyereza akazi nyiri umunyeshuri aho ndangirije rero turakorana ndamuzi cyane rwose nubwo mutamenye njye nabamenye niganye na mucyo ndi no mu bakobwa bamwambariye mu bukwe uriya munsi nabonye abakobwa benshi cyane wa mwana we bari bambaye neza batambuka neza bose nkabona barasa nk'ababyawe n'umubyeyi ubundi gade we wamenye ko nawe yari ari mu basore bari bambara ibintu ko wawe mva nkuruga Gilbert mwese uriya munsi nabonaga musa nk'intobo ariko muze nawe urasetsa rwose ariko byo tunambaye kimwe muze rero ndakumva nawe gade uyu mukobwa mwizerwa ndamukunda cyane oya se kandi nakomeje kuyimubwira nkabona ntabifata nk'ibikomeye ariko uyu munsi nashatse kubimubwira ndi kumwe n'abantu babiri nkunda rwose kandi nizera cyane mwembi rwose mwize kuva twaturana nkakubona gutya wowe na mugenzi wawe mutambuka mukambwira mwaramutse mukigendera
urumva kugeza ubwo twamenyanye neza tugaturana tuziranye turi n'inshuti nacishagamo nkakubwira ntinyamara unyemereye ukankunda nagukunda nkagukundwa akazi urumva nkakwigisha gukunda nkagutuza mu rwawe ukava mu rw'abandi cyangwa se urw'iwanyu urumva neza mwiza none rero mwizerwa ndagira ngo hagati y'aba bantu nkubwire ko kuri gushira mu biganiro buriya bitari ukuganira gusa kwabaga ari ukuri nkuye mu mutima ugukunda urumva mwize yarabivuze kabisa umuhungu wanjye ndabibwira tu se mwize kudasubiza aho gukandera muzamura ibirahuri tumwere uyu musore jibera avuze ijambo ryiza ubundi twicare dutegereze icyo umukobwa mwiza amusubiza barazizanye yazizemo mugera tugire mwera sha uzi ko nari nzi ko mukiryamye nari nkuza ahubwo ntangiye kwibaza uko watekereje kugenda utansezeye Glory iryo kosa sinarikora naje kwiyicarira hano ndeba izi ndabo zanyu nziza ndetse n'utu duti twiza dutanga akayaga keza dore ko uzikunda cyane ukiga mu yisumbuye watinzwaga no kugera aha ugafata nyirabunyaga ukazibagarira sinamenyaga aho ukuye izindi ukaza ugatera reka ntiwarura uzaba ureba mu rugo rwanjye mama Piyo mu mutwe wanjye mfite iyo shusho y'ukuntu nzahatera indabo nziza cyane Imana izabigushoboze mwana wanjye nyuma y'ibyakubayeho ninginga umubyeyi Bikira Mariya ngo agutakambire ku Mana ikingura amarembo iguhuze n'ukwiriye kuguhoza biriya narabirenze mama Piyo ni ukuri sinkibitekerezaho cyane Imana se ko yampaye inshuti nziza izo nshuti zikamba hafi ziramfasha ubu rwose ndamahoro amasengesho mpora gusengera se y'ubusa Glory kandi mwana wanjye uhumure ntibaciriwe n'iteka Imana ni nyirimbabazi kandi mama Piyo baratekereza ko nkibabajwe n'ibyabaye ni ukuri nafashijwe n'abaganga n'inshuti zanjye mu rugendo rwo kwiyakira ubu rwose ndamahoro mureba mu maso nkabona uracyababaye Glory wapi maze nubwo naje umpamagaye nanjye nari kuzizana kukureba nkakubwira ko ubu noneho umutima wanjye nawufungura wumva se ahubwo ijambo umubyeyi aba ashaka kumva ni uko nkibyigaho naho ubundi mu minsi iri imbere ndirinda kubabaza umusore umaze iminsi antitiriza da nkaba ngiye kugenda utaramwemerera ngo umunzanire murebe koko Glory ugiye kugenda ugiye kujya se mama Piyo ngiye gukomereza imirimo nshinzwe mu kindi gihugu Glory ni nacyo naguhamagariye mwana wanjye oya rwose ubu si imyaka yose umaze batekereje kukujyana gute nanjye simbizi pe ubutumwa mumaranye iminsi nashakishije ibyangombwa ubu mu byumweru 2 biri imbere nzaba mbarizwa ku wundi mugabane ariko rero ni na byiza kugenda ugahindura ubuzima ukabaho ahantu abantu bose bakunda yewe bagiye batwara abandi bakagenda bakanongera bakagaruka icyo gihe nkumva ndabyifuza ariko sinzi uko natekerejweho nuko mbona ubwo butumwa di aho ugiye se ubwo nabwo ubutumwa bwabo no kwigisha nkame cyane rwose nzakirwa n'abafite ikigo cy'ishuri ninjiye mu bana ntangire nigishe nk'uko ari umuhamagaro wanjye disi Imana izahaguhera undi mukobwa nubwo atazaba yitwa Gloria ariko azakubera umwana agukunde nawe umukunde yewe ndabyizeye rwose ko nzaharongera undi mwana nka Glory mama Piyo rero wambere umubyeyi mwiza sinabonye umwanya wo kugusaba imbabazi kuko nubwo umbwira kuticira urubanza sinabura kwibuka ko hari indangagaciro nakoze ntoza indangagaciro zo kuba umukobwa wubaha Imana ukubaha nk'umubyeyi wanjye wubaha abandi utanabo nduta yego ibirenze ibyo byose wubaha umubiri we aho natsinzwe umubyeyi nkubaho ku mubiri wanjye nkagwa mu cyaha kikansama sinsoza ubutumwa nari mpawe bwo kuzanitwa n'umubyeyi byibura ngusabye imbabazi humura Glory imbabazi warazihawe Glory igisigaye ni ukuzakira kuko mbona utarazakiriye kandi ubwo byagenze bityo nta kiberaho kutigisha umuntu iryo somo wabonye rero
ujye urizirikana uzanarisangiza abakuri inyuma sibyo ariko wamviye muze ariko ubundi reka nkubaze washyano urabaza ishyano uri utaha bukeye ubundi iyo urariyo wagiye ukarana na kiriya gisaza mwirirwa mu musaragurikana ngwiki ariko ni nijye nyanyanyanyanyanyanyanyanyishwa ni wowe nyine mbese hari undi uhetse birambuze kandi ndakumena vaho ureka kumukanga uravuga ninjye ubwira ngo ndamuka mucyo uramuka bwa wanshinze we uzi ko njye nataye akazi kanjye ngasiga ubuzima bwanjye nari mfite mu gihugu cyanjye nkaza nkurikiye wowe none nuko ngukumbwira nuko mbwira ra wasubiye aho nigeze nkuzirikira hano sabiremo ndanyuko mucyo ndambiwe akagasuzuguro ndambiwe kukugora nk'ubona wasohokanye n'inshuti zawe mukanywa mugatsinda ukanzuntura iryo sinda ikindi ndambiwe kukubona uzana izo nshuti zawe ahangaha mukahindura nk'akabari urumva bansuzugura bandeba nk'ikimbwa ihaze nacyanga ukabona barandeba n'isesemi ubona utari ikibwa wowe uriya nturiyo musaza ikagukoragura nkawe yagukoye we ndamuka niba urambiwe uragira ngo mbikore nk'iki gihe reka nkubwire noneho njye ndarambiwe n'impamo y'Imana urarambiwe se wakwiyahuye noneho ya divorce ndayemera mbabarira umbohore dutandukana cyaha ngaha nawe ucaha oya rwose njyewe ndarambiwe ureba akagabo ka feke narayigusabye urayanga amabwiriro ngo ki mamwe ngenze n'umugabo wanjye hano tukwereke niba ushaka n'icyumba tuzagikinga tuzakureka urebe filime y'ubuntu dusangira n'ingendo tuzakureka tukora ibyo dushaka utureba ngo filime y'ubuntu mucyo warampemukiye gusabye ubwa mbere n'ubwanyu umusubirishamo amagambo jya ukurugutura amatwi yawe neza warampemukiye narakoze ese ubundi reka nkubaze ko wari wiyizi wese basi undekere iwacu ururabo rwanjye aracyari mu kabari iyo undekera iwacu ukambwira ko kubona ibyangombwa byanze ngahama iwacu sinze ngusanga uzikutanyeneye ubwo ngwiki ese ubundi rizembere ko uyu munsi mudatahanye ryabwerabwereye rizembe ninde iriya nyana y'imbwa yawe y'urusaza n'umutuke ruriya ni karabo kanjye urumva karabo ari hehe se nyine asigaye byiragiye numvaga ninaniriwe yaha mbese ko se nyine utanduka aha ndakwegereye se jyewe rokiyo zigira ariko ubundi nigendere ku isi wanyitambitse mucyo urabizi iriya rizembe ryakoze gusigara mu kabyiniro ubu ngiye kwihimura ngiye kwihimura igera hino ariko urihemura kuri nde wowe inkwano narazitanze ubu ngomba kwishyura urumva urabizi ko nziheruka nkiri iwacu mbeshya ngo turi mu kwa buki umbwira amagambo asize umuntu nkibwira ngo naratomboye none uri kungaraguza agati nashaka egera hino sugira wagisuciwe n'umwarira wasugira urareba ugasanga wamwongerayo mucyo egera hino aho nawe wamwongera nubwo rizembe yaza ntiyabona aho aca kandi ubu narakaye n'abafatanye nk'abakubita nkabahindura imyaka ndakura bitaba nabi singushaka sinzanagushaka ariko ndavuze ngo imyenda sitagera itonde urasigira kuneza byaranze ndavuze induru niba
niba bidashoboka rero ku ngufu harakora sasa biragisha ndabigira ne nabigira ne ko naje nzanwe n'umugore wanjye gasanga igeze wabandi ariko cyane kandi washano ese nawe wabimenye Jiribe? Yewe nabimenye mburaho nkwirwa gadi we inkuru nayisomye ndi kumwe na Mwizerwa. Muramenye rero wowe muretse kuyibwira Gloria bizi yahisemo kuva ku mbuga nkoranyambaga. Aha umuntu wirirwa mu mujyi wamuhisha inkuru yabaye kimomo kuri yaga erega urumva erega nyine uriya umaze iminsi naramuboretse nyine sugira rero hari nimero itari yindi maze iminsi mpamagara nayita umuntu akambwira ngo ndisugira ngahita yikuraho vuba vuba ntabwo ndashaka amagambo y'ibiri kandi disi buri iyo mwumva wenda wari kumenya ubuzima baye muka wamugira inama urumva bonye inkuru ivuga ko bamuhaye amasaha 28 kuba yavuye ku butaka bw'abandi nyine kubera ubusinzi n'indi myitwarire itari myiza nyine ubwo nicujije impamvu ntamwumvise ariko narumva naramurakaye yanjye ubu se shamuzehe wanjye Rwiriza niba yabimenya meza ate koko se sha Jibe wasimbukiriwe tukamureba tukareba ukuntu twabimubwira ariko rero umva reka nkubwire sugira uwamubona n'ukuri yagira ngo yitoraguriye intama mu giteme suko se sha twese twagiye tuba inshuti nawe tutazi ko ari kabutindi umuntu agenda asanze umugore mu mahanga yadukoho no gusinda no kurwana koko uretse na hariye muri kiriya gihugu yabagamo ni naha gukubita umugore kirazira birazwe umva niba barijwe n'umusaza w'inshuti yanjye utamaze umwaka mu byishimo byo gushyingira umukobwa mu gihe yarategereje inkuru nziza yo kubona umwuzukuru mutashyeho umva atashyweho niyo umukwe wirukanwe mu gihugu umukobwa wabo reka nkubwize ukuri niba barijwe n'umukobwa nkunda inukuri inkuru irasubiza Gloria inyuma kandi rwose yaramaze kugira akantu yagarukaho mu buzima neza kandi buriya ga abantu ntibagira isoni wabo nasugira ageze n'agatangira akitoratoza kwa Gloria yamusaye imbabazi ariko iryo jambo rivugiye iki koko Jiribe mbabarira gade we mbabarira rwose riracitse pe riracitse rwose umva sinkubeshye muranda bizi ko atamubabarira n'ibyo yamukoreye akarakara naye ahubwo amwereke Jiribe anze mwereke mbwira nyine yewe ejo reka nzatera ivi ngiki ejo musi uyu munsi ngo uzagira ute si 28 bahaye sugira nyine amasaha 28 kuba yavuye muri kiriya gihugu azagera n'ibirori byo kwambika impeta Gloria birimbanije shaka nawe uri mubi uri mubi n'ukuri uriya mwana irange ture yaramubabaje yewe ndashaka kumukunda nkamwubaha gategereza tukabana nkamubyaza abakobwa n'abahungu beza bakazamwibagiza ibyahise ibyo kiriya giti cyamushyizemo ibyo uvuga n'ukuri pe Gloria yarabikwiye nshaka gufata gusa ariko rero unyunguye igitekerezo buriya ubwo ejo si wowe watera ivi wenyine buriya nanjye mpise bizamo twabahamagara bombi tugatera wumva si ahangaha rwose ibyari byo bikaba bihindutse amafi nyamara rero byaba byiza bariya bakobwa kuko ni inshuti urumva natwe kandi tukaba turi inshuti ikindi turabakunda bakadukunda kugira ngo se umugambi ntubone tuwunoge oya nubo rwose reka nkwereke ikindi tuvanga tujya mu mujyi ushaka ahantu nyine ayo mava azakobokera n'abazabidufashamo nyine umva n'abakamera barose ntabwo reka nkubwire ntabwo utumira abantu benshi bagomba kuba ari bake b'inshuti zacu za zindi nyine za hafi telefone yawe ayibonye kuri gusoma yaba tata we wa musaza Rwiriza arampamagaye gade we umenya yamenye inkuru y'umukwe n'umukobwa we ariko se reka mwitabe alo cyore wowe turukaye muhu ndashaka Gloria nta n'isoni ko nawe uhari se nta n'ukiba hano yari imutse
ko nawe rwose ngwino nawe uribagire. Gorori ni njyewe ndisugira wawe rwose bwira umukobwa areke kubambira umuryango ninjire. Winjire kwandise Ninjire wawe. Wayobye se kuje hano tukuyobore. Ubundi se we kuva rya ruri naha mu Rwanda komera ukunyoherereza ijwi ryawe unsezera unyishongora. Ndakwinginze nyemerera ninjire amazi yo kunywa rwose n'umwanya wo kuvuga nkubwire. Hakoze Gorore ko mbona ndeba nkaho ushaka ko mwinjiza mu nzu yacu. Reka urumva iryo kosa narikora koko mwize. Cyakora niba ashaka amazi yo kunywa ndaje nyamuzanire ntabwo namwima amazi. Yanzanire rwose. Dore mbese n'amasoni. Dore akira. Ntabwo nshaka kukwima amazi rwose. Yawe nari mpfuye murakoze cyane. Wari unapfuye byo. Ngaho vuga vuba dore udutesheje kwirebera indirimbo twarebaga. Gorori. Najyaga numva bavuga ngo abantu batera umwaku. Ariko wawe ni karabutaka. Ngo iki? Nicyo kikuzanye? Umwaka urenga imipaka ugakurikirana umuntu no mu mahanga. Arewe. Umwaka wawe ni mpuzamahanga pe. Arewe nta n'isoni mva mbese. Uzanwa no gutuka inshuti yanjye ngo itera umwaka usugi. Nicyo kikuzanye angaha witeye. Uranyumva? Umunsi wica umwana wawe wari utaruzuza n'amezi 6 ari mu nda ya nyina. Yakabimenye. Ni wowe wawizaniye. Si inshuti yawe mwize. Ni umugome ni shitani. Ibintu yankoreye Imana izabimubaza. Kuki yabimubaza sitarakubaza ibyo wakoreye Gorori? Umva nanyihera amakuru nikoye kagira inkuru n'umunwa wo kuyibara. Usabira ibihano ku Mana yagukoreye iki? Yambeshye urukundo araza nkoresha ubukwe bwo kwifotoza. Aranshuka njyana mu mahanga azi neza ko afite ikigabo babana cy'igisaza cy'igiprofeseri muri icyo gihugu gikomeye cyafite ijambo sha. Nuko ye. Kugira ngo banyikize barampangira arisindisha azanyiregaho. Arangije arambeshyira ngo namukubise ngo mufata ku ngufu kandi hatatumye binaba uwo mugabo yahise azana abapolisi. Bravo mucyo we umbaye kuremba ngusengera inshuti yanjye. Ibyo nibyo wari ukwiriye rwose sugi. Niba amakuru wari utuzaniye rero ngaho genda urakoze kuyatubwira. Nave hanagende. Ndagusaba imbabazi Gorori. Imbabazi ziki? Nyinshi cyane pe. Sugira rero buri umpimu mbeshye urukundo warihimaga. Kuko witesheje umukobwa wagukundaga by'ukuri ukurikira mu diaspora utazi. Ngo azabimenye se sha. Ndasaba imbabazi. Ariko se ubundi ntabizi ko bavuze ngo uhiga mu ishyamba utazi ukayica inyamaswa utazi. Nagende ariko se mwize ubaragenda tutamuhaye amakuru meza. Si ibyo se. Narere hano. Umva twagira ngo tukwereke intoki zacu ngena mwizerwa. Wabibonye ariko wabirebye. Ye? Urareba neza cyangwa ntabwo ubona? Urabona. Ibiki? Twabonye abasore beza badukunda by'ukuri. Urumva twambitswe impeta z'urukundo mu minsi mike turagutumira mu bukwe bwacu. Ubutari ubw'amafoto nk'ubwo bwawe. Ubukwe. Uravuga aka kanya Gorori. Arewe. Aka kanya koko wisukunda undi. Ngo iki? Kuko wari wibagirwe byabaye. Ibiki se bi? Nanisoni. Ariko nagusabye imbabazi rwose Gorori. Wumvaga ko nzahama mu gahinda ko kanteye se. Si ibyo. Tuvire mu muryango ujye kurindagira ibyo urindagira. Nakugende wandika ikinamico. Ubwira abasore bameze nkawe ko Imana ihora ihoze cyane. Amaraso ruhinja rwanjye se yari yakubungereza aho. Uzabungera wumirwe. Witega ibikuri imbere. Gorori koko. Muri iki gice cya kabiri cy'umukino wampimye wihima wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Sugira mwakinuye na Ndayambaje Jimmy, Gloria mwakinuye na Mugeni Aime, Mucyo mwakinuye na Karangwa Liliane, Gadi mwakinuye na Mugiraneza Samuel, Gilbert mwakinuye na Twagirayezu Evariste, Mwizerwa mwakinuye na Irasubiza Mukere Nestine, Mama Pio mwakinuye n'uwa Maria Cecile, Uwanziga mwakinuye na Murizaboro Marie Antoinette, naho wabakiniye Rwiririza ni Kayiranga Ruferedi. Umutoza w'abakinnyi akabe nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza.